nongeye kubaha ikaze mwebwe bakurikiye muri Wawe TV muri gahunda yacu yo gusoma Bibiliya. Haleluya. Reka dutangire rero dusenga Imana, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusoma Bibiliya yera. Murakoze cyane. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye n'imbabazi tugirira, dushimiye kubana natwe buri munsi ku manywa na nijoro ukaturinda ikibaro n'ikibi cyawe. Tugushimiye Mwami igihe tumaze dusoma Bibiliya. Mwami, tugushimiye gukomeza kubana natwe, kandi turagusabye kugira ngo iri jambo dusoma rikomeze ritwungure kumenya no gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, kugira ngo dukore ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ukomeze tuyoboze umwuka wawe wera, kandi Imana yacu ukomeze kubana na buri wese, kandi igira icyo rimarira ubugingo bwe, bifashe imibereho ye, kandi hagaragara impinduka nziza, maze byose bidufashirize hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 49. Yakobo ahanurira abana be ibizabaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati, nimuterane mbabwire ibizabaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isirayeli so. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware. Nuko wuriye uburiri bwa so, niho wabuhumanije. Yuriye indyamo yanjye. Simiyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Mutima wanjye, ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Bwiza bwanjye, ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari, bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe. Bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare. Urazamutse, mwana wanjye, uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo ni we amahanga azumvira. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Amenesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimenesha amaraso y'inzabibu. Amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Zebuloni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge. Urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Isakari n'indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama. Abona aho kuruhukira ko ari heza, n'igihugu ko ari icyo kwishimiramo. Yunamishije urutugu rwe kwihorera, ahinduka umuretwa utegekwa icyate. Dani azacira abantu be imanza ubwo ari umwe mu miryango y'Abisirayeli. Dani azaba inzoka mu nzira n'inshira mu kayira, iry'ibinono by'ifarasi. Uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe.
Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera abirukane abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Nafutali ni ubuguma ry'isha izituwe, avuga amagambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru ni imigisha iva mu mazi, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere y'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze yaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Benyamini ni isega ritanyagura mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Ibyo ni byo se yababwiye abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha. Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba. Arabihanangiriza arababwira ati, ngiye gusanga ubwoko bwanjye, muzampambe hamwe na data na sogokuru mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti, mu buvumo buri mu isambu y'Imakipela iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni umuheti. Nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo nahambyemo Leya. Ya sambu n'ubuvumo buyirimo byaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara. Umwuka urahera asanga ubwoko bwe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mana ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, dusabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.